Muraho neza ndabasuje mwese kandi nishimiye kubakira uyu munsi nanone mu kiganiro cyacu kuri Frabani Usho TV. Aho muri hose rero amahoro y'Imana nabane namwe, natwe aho turi amahoro y'Imana ari kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Ndabashimira rero kandi nshimira cyane abakunzi ba Frabani Usho TV. Imana ibahe umugisha. Ndabashimira ko mudukunda kandi mukabitwereka. Ndabashimira ko mukomeza kudukurikirana mukatwandikira. Hari abatwandikira mu gikari n'abatwandikira hano kuri comment. Mwese turashimira inkunga yanyu no kudukurikira ubwabyo, ni inkunga ikomeye. Abaduha inyunganizi ku biganiro twakoze, abaduha ubuhamya butandukanye, mwese Imana ibahe umugisha. Duhaye ikaze nanone abaje kuri murongo wa Frabani Usho TV ari ubwa mbere. Turabibutsa gukora subscribe kandi nacyo turabibashimiye. Hano kuri Frabani Usho TV rero tuganira byinshi bitandukanye, tugenda tujya mu nguni nyinshi zitandukanye ziri mu rugo. Tugenda tujya mu rugo tukazenguruka hose, kuri salon, mu gikari, mu cyumba, muri dushe, byose byo mu muryango tuganiraho gato uko tubonye umwanya. Tuganira tugamije ko imiryango yishimye ishobora kwiyongera. Imiryango ikabaho yishimye kandi inezerewe, abari mu rugo bagiranye isezerano ryo gushaka rya isezerano ryo kubana karamata, bakaba muri iryo sezerano, bakaba mu nshingano zabo nk'umugabo n'umugore, ariko nanone bakagirana n'ubushuti cyangwa se bakanakundana. Kugira ngo rero umuryango ubeho wishimye kandi ukundanye ni byiza, ni by'umugisha, ni byiza. Urugo rwiza rubaho, rurashoboka, ariko nanone ruraharanirwa cyangwa se rurakorerwa. Buriya ntuzabona urugo rubayeho neza cyangwa se urugo rumeze neza, uzamenye ko nyine ba nyiri urugo baruharanira. Abo bantu kuba bishimye, ibyishimo byabo barabiharanira. Kwishima n'ubuntu bw'Imana, kugira umunezero n'ubuntu bw'Imana. Kugira ngo rero umuryango ubeho unezerewe cyangwa wishimye ni ibintu umuntu aharanira. Umusore n'umukobwa bahura bakundanye, bafite urukundo rwaka rugurumana. Harabibaza ngo iyo bageze mu rugo urukundo ruragabanuka cyangwa se urukundo hari ahantu rujya rukimuka. Oya, ndumva twarabiganiriyeho mu biganiro byacu byashize byatambutse. Hari byinshi bishobora gutuma wenda abashakanye bashobora kutagira umunezero nk'uwo bahoranye bagihura, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu tugenda tuganira ku mpamvu zo gushaka, tukagenda tuganira se umugabo n'umugore bahuye bakundanye, birashoboka ko bagira mu rugo bakagira inshingano, bakabyara, bakamazu, bakakora akazi, bakagira gute, bagashaka iterambere ry'urugo rwabo, bagakomeza no kunezeranywa, bagakomeza no gukundana. Birashoboka cyane rwose. Banashobora kuba mu rugo bakaba mu nshingano zabo, ntibikureho ubushuti bwabo, ntibikureho urukundo, ntibikureho umunezero. Ibyo byose rero ni ibintu duharanira turi mu rugo kandi tukabiharanira tukabigeraho. Ku basoma Bibiliya, hari ahantu Bibiliya ivuga ngo ushaka amahoro ngo uyakurikire kugeza uyabonye. N'umunezero w'urugo rero, umunezero w'urugo urawushaka ukawukurikira kugeza uwubonye. Abubatse urugo rero mwese ndabasuhuje kandi ndabifuriza guharanira umunezero w'urugo rwanyu, mukawuharanira mukawugeraho. Urugo runezerewe rero rubaho kandi rurashoboka, nk'uko umwanditsi w'iki gitabo turi kwifashisha muri iyi minsi yabyanditse. Yaranditse ngo urugo runezerewe rurashoboka. Rero mu by'ukuri kugira ngo urugo runezerwe kandi rushoboke, ni uko abarwubatsi babigiramo uruhare. Ku ruhande rumwe ushobora kumbwira uti kubaka urugo rwiza shawe biriya ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu wagiriwe, nibyo ni ubuntu bw'Imana, ariko burya harimo n'uruhare rwacu, kuko ntabwo Imana tuzayibona mu rugo ugenda n'amaguru, ntabwo tuzabona Imana iri kudusasira cyangwa kudutegurira ameza, ntabwo uzasanga Imana mu gikoni iri kugutekera umuceri. Oya, rero Imana iradushyigikira, ariko natwe tukagira uruhare rwacu mu kubaka urugo runezerewe cyangwa se urugo rwishimye. Mu by'ukuri rero urugo rwiza cyangwa se urugo runezerewe rurashoboka, ariko tukabiharanira. Rero ese ni iki gishobora gutuma urugo rutanezerwa? Muri byo harimo ibyo umwanditsi w'iki gitabo yanditse, avuga ku bikomere byo mu mutima. Ibikomere byo mu mutima ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu abaho atanezerewe. Hari igihe umuntu abana n'igikomere, akagira igikomere ariko ntabimenye, cyangwa se ukabana n'umuntu mu muryango, ukabana n'umuntu akomeretse nyamara disi ntubimenye. Rero nabyo biri mu birashaka kubuza umunezero. Ni byiza rero ko nabyo tubiganiraho kugira ngo urebe ko mu biri bimwe bikubaza umunezero atari imyitwarire uterwa cyangwa se umwabanye aterwa no kuba yarakomeretse mu buzima bwe. Rero umwanditsi w'iki gitabo kuri page ya 41 kuri page ya 81 hari aho yavuze bimwe mu bikomere. Ubushize abadukurikiye twaganiriye ku bikomere bimwe na bimwe umuntu ashobora guhura nabyo mu muhamagaro. Ibyo twarabiganiriye.
hanyuma hari n'ibikomere umwanditsi yise ngo ari ibikomere by'amahano cyangwa se ibikomere by'indengakamere. Mu bikomere bimwe by'amahano rero yatanzeho urugero rutoya nibyo ngiye kubasomera kuri iyi paje ya 41 ya kino gitabo. Bimwe mu bikomere by'amahano yatanze urugero avuga gufatwa ku ngufu n'umwe wo mu muryango cyangwa se n'uwo wari wizeyeho ubuzima. Mu miryango yacu nyarwanda hari igihe usanga mu rugo rwawe cyangwa se mu rugo runaka hatabamo papa na mama n'abana, ugasanga harabamo wenda bene wabo w'umugabo, hakabamo bene wabo w'umugore, hakabamo se abantu nyine mbese barenze umuryango. Ugasanga mu rugo harabamo umugabo n'umugore n'abana babo n'abandi bana barera bitewe n'impamvu runaka, cyangwa se mushobora kubana n'umuntu mu nzu ari umuntu murera, mushobora kubana n'undi muntu mu nzu ari umukozi cyangwa se ari umuntu ubafasha imirimo, umwe mu bafasha imirimo mu rugo. Usanga ibyo bintu mu miryango yacu bihari. Rero hari ugufatwa ku ngufu n'umwe wo mu muryango cyangwa se uwo wari wizeyeho ubuzima. Bibaho nk'abana cyane cyane umuntu ashaka kuba mu muryango utari aho avuka bitewe n'impamvu zitandukanye. Yenda umubyeyi ashobora kuba aba nko mu cyaro, akaba afite mukuru we cyangwa umuvandimwe uba mu mujyi wenda ahantu hegereye ishuri runaka, umwana we yazajya kujya ku ishuri runaka akimuka akaba yajya kuba mu wundi muryango utari uw'iwabo, akajya kwa nyirarume cyangwa kwa se wabo cyangwa kwa nde wabo simbizi, bafitanye isano iri cyangwa irindi. Ugasanga wenda abaye muri urwo rugo ariko hakahangirikira, ugasanga umwana agiye muri urwo rugo afashwe ku ngufu n'umwe mu bantu bo mu muryango. Ikindi gishoboka, umwana ashobora kubaho ari imfubyi, akabaho adafite ababyeyi, bikamuha ko arererwa mu miryango. Ibyo wenda tuzabigarukaho ubutaha, ibyo nanjye hari ubuhamya butoya mfiteho. Ugasanga umwana abaye imfubyi yagiye kurerwa mu muryango, hahandi b'abantu bagiye kumurera n'abantu yarakwiye kwita nk'ababyeyi, ariko ugasanga wa mwana wamwitaga umubyeyi we niwe umufashe ku ngufu. Icyo kintu ni igikomere gikomeye ushaka kwita igikomere cy'amahano, kuba umuntu warumwizeyeho ubuzima, warumwizeyeho ubutabazi runaka, yarari mu cyimbo cy'umubyeyi n'urugero, ugasanga niwe ugufashe ku ngufu, niwe ukwangirije ubuzima. Ahangaha umwana w'umukobwa yafatwa ku ngufu, umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umusore nawe ashobora gufatwa ku ngufu. Akenshi tuvuga gufatwa ku ngufu tukagira ngo n'abakobwa bafatwa ku ngufu gusa. Uya n'abana b'abahungu bashobora gufatwa ku ngufu cyangwa se bagahohoterwa nabo muri ubwo buryo. Ibyo wenda ntabwo ndi bubitindeho cyane, ariko gufatwa ku ngufu n'umuntu wari wizeyeho ubuzima cyangwa se ubutabazi, cyangwa se gufatwa ku ngufu n'umuntu w'isano rya hafi, ni ibintu bikomeretsa umutima cyane. Rero iyo umuntu agiye mu gushaka cyangwa se mu rushako rwe yarahuye n'ikintu kimwe muri ibi ngibi, usanga bimubera imbogamizi yo kuba yanezerwa mu rugo rwe. Urundi rugero yatanze ni ukuba warabonye aho bica abantu bikakokama cyangwa nawe bikakubuza ubwigenge. Ahangaha nk'abanyarwanda benshi tubafite ubuhamya, abari bahari cyangwa se bari bakuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, amaso y'abantu benshi yabonye aho abandi bantu bica abandi. Rero kiriya ni ikintu kiremereye gikomeye. Uyu mwanditsi w'igitabo yagishyize uru rugero, yarushyize mu bikomere by'amahano cyangwa se mu bikomere by'indengakamere. Ikintu mu Rwanda cyangwa se mu muco wacu twita amahano ni ikintu kirenze uko wacyumva, ni ikintu kirenze, ni indengakamere mu magambo makeya. Kimwe mu bikomere by'indengakamere rero ni ukuba warabonye aho abantu bica abandi. Ni ikintu gishobora kwangiza kikakugiraho ingaruka mu buryo ubu cyangwa ubundi. Aho ngaho wenda sindi buhatinde, ariko abari kunyumva baranyumva. Kuba warabonye rero aho bica abantu bishobora kwangiziriza umutima, bishobora kwangiriza amarangamutima, bishobora gutera indwara cyangwa se igikomere gikomeye mu buzima. Ikindi hari uduce tumwe na tumwe cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe usanga nko gukuramo inda nta kibazo. Usanga gukuramo inda babifata nk'uko umuntu arwara umutwe akajya kwivuza kwa muganga, ariko nko mu gihugu cyacu gukuramo inda navuga ngo ni kimwe mu bintu byitwa ko ari amahano. Ushaka kuvuga uti se gukuramo inda byakomeretsa umuntu gute? Ushaka kwibaza uti se gukuramo inda ni gute umuntu ashaka kubikuramo igikomere? Reka mbahe nk'urugero. Umwana w'umukobwa ashaka guterwa inda wenda atabiteganyije, ari nk'umunyeshuri, cyangwa se akaba yagira, nimba nabyita impanuka cyangwa se ingorane, akaba yasama cyangwa se akaba yatwita mu gihe kitari cyo, agatwita atarashinga urugo cyangwa se atarashinga umuryango we,
atarakora ubukwe ngo ajye mu rugo ab'umugore wemewe, cyangwa se akaba ari kwiga atewe inda akagira nk'icyo kibazo akaba yaterwa inda, akagira abajyanama babi hafi ye, umuntu wamuteye inda ashaka kumugira inama ati wowe wenda yukuremo, cyangwa se urungano rwe bati iyo nda yukuremo wikomereza amashuri, wenda akabikora gutyo, ariko noneho yakuramo inda akabivanamo igikomere, umwaka umwe washira akavuga ati yo idisi ntakuramo inda akana kanjye kaba gafite umwaka, yakumva yenda nk'umwana urize akavuga ati yo disi, yaje agenda nko muri bisi cyangwa abari nko mu mujyi akavuga ati disi buriyo mbyara akana kari kuba gasa na kariya, wabona nk'umwana mwiza utiye akana kanjye kari kuba ari keza, wakuramo inda ukajya uhora utekereza kuri ikintu wakoze, ukajya uhora wicuza, imyaka 10 yashira ukavuga ati iyo ntakuramo inda umwana wanjye bagize imyaka 10, wakura umwana wagiye bona abana b'imyaka 20 bavutse muri wa mwaka wakuyemo inda ukavuga uti yo iyo ntakuramo inda umwana wanjye bagize imyaka 20, iyo ntakuramo inda umwana wanjye bagize imyaka 30, ugahujya uhora umutima ugukomanga kubera ko ni ikintu wakoze wenda mu ibanga ryawe n'umutima wawe, ariko byarakwangije. Rero iyo umuntu yakuyemo inda ni igikomere navuga gikomeye, ujya no mu rugo cyangwa mu muryango wajya kubaka urugo, wanagira gutya amahirwe, wanagira amahirwe atwita cyangwa ukabyara, ugahora utekereza kuri yanda wakuyemo ko ufite umwana wanjye kubangana gute, cyangwa se hari n'umuntu ukuramo inda akagira ibyago wenda akabayikurirwamo nabi bitewe wenda naho yayikuriyemo, yagera no mu rugo cyangwa mu muhamagaro yo kubaka ntiyongere kubyara, ugasanga ko wenda biranze kubera iyo mpamvu, icyo kintu ugasanga arakizi, icyo kintu akabana nacyo ariko kikamwangiriza umutima, kikabuza umunezero ubuzima bwe bwose. Rero hari ibikomere twitwa ko hari ibikomere navuga ibikomere by'indengakamere cyangwa se ibikomere by'amahano. Ubwo n'urugero rumwe nari ntanze, gukuramo inda uburyo bishobora kwangiza umuntu cyangwa se umutima w'umuntu. Umuntu ashobora gukuramo inda ari mutoya, yanabyara ugasanga nta rukundo afite rwo gukunda bana, ugasanga n'abandi bana byaye ntabakunze, ahubwo umutima ukabura kuri yanda yakuyemo, cyangwa se ubwo n'urugero. Ubwo rero no urugero rumwe nari ntanze, reka nikubitindaho. Ikindi ni umukobwa wabyaranye na se cyangwa musaza we. Mu by'ukuri nari mvuze ngo umwanditsi w'iki gitabo yatanze urugero rw'ibikomere yakwita ko ari ibikomere by'amahano. Hari ikintu mu Rwanda cyangwa se mu muco wacu tukumva n'amahano, tukumva n'indengakamere. Kuba umwana w'umukobwa ashaka kubyarana na se, urumva kuba umuntu ari se w'umuntu cyangwa ari umubyeyi w'umuntu bafite isano rikomeye, isano ry'amaraso ryo hafi ndetse rinakomeye cyane. Rero ukumva umuntu mufitanye isano ry'amaraso, musaza wawe cyangwa se papa wawe, akaba wabyarana na musaza wawe cyangwa wabyarana na papa wawe, ukabyarana n'umuntu mufitanye isano ryo hafi, ni ibintu bishaririye. Cyangwa se kuba umubyeyi ashaka guterwa inda n'umuhungu we, ni ibintu kuba umuntu yabyarana na mama we cyangwa se kuba umuntu yabyarana na se, ni ikintu twita unabyumvishije mu muryango runaka cyangwa se ku muturanyi wawe uhita wumva ari amahano. Hari inkuru wumva ukumva ati Mana we ibi ni amahano, ibi ntibibaho, ibi si ibintu by'u Rwanda, ibi ni amahano. Rero uwa muntu wabyaranye na se cyangwa se wabyaranye n'undi muntu w'isano ryo hafi, iyo agiye kubaka urugo cyangwa kubaka umuryango, hari ukuntu umutima we warakomeretse, bikaba byamubuza amahoro mu buryo cyangwa ubundi. Ikindi yatanzeho urugero ku bikomere by'amahano ni ubwicanyi mu muryango. Ikindi kintu yatanzeho urugero uyu mwanditsi ni ubwicanyi mu muryango, kuba wabuvuka cyangwa se ukomoka cyangwa se uri mu muryango uri mu bwicanyi bukabije cyangwa ubwicanyi bw'indengakamere, kumva nyine runaka mufitanye isano n'umwicanyi, kumva runaka ni ibintu n'amahano, ni ibintu by'indengakamere bishobora kukubuza amahoro, bigatuma utishima, bigatuma utanezerwa, bigatuma ubasha kubaka urugo nabi, ugashobora kubura amahoro mu rugo rwawe, ukabura umunezero cyangwa se ukabura umunezero muri uwo muhamagaro wawe, ushaka kubuza amahoro mu buryo cyangwa se ubundi. Rero ibi ni bimwe uyu mwanditsi yagerageje mu kwandika, atanga urugero ko hari ibikomere runaka, hari ibikomere by'amahano, hari ibikomere byo mu rwego rw'indengakamere, hari ibikomere bishobora kuba ari ibikomere byoroheje, hari n'ibindi bikomere bishobora kuba ari ibikomere bikomeye. Ibi byose rero ni urugero rw'ibikomere by'amahano, ni urugero rutoya uyu mwanditsi yatanze. Nawe ushobora kuba uzi ibindi bikomere runaka mu muryango nyarwanda cyangwa se mu bagukikije hirya no hino, ushaka kuduha urugero ukavuga uti iki nacyo kiri mu bikomere
by'amahano cyangwa by'indengakamere. Rero hari igihe umuntu ashobora kugira imyitwarire runaka mu rugo, akagira imyitwarire runaka mu muryango, wenda iyo myitwarire ikaba mibi kubo babana ntibamenye impamvu. Umuntu amenye impamvu umuntu yitwara gutya, nyamara disi yarakomeretse, nyamara yakomeretse mu buryo ubu n'ubu, nyamara ugasanga umuntu mubana ntabwo uzi impamvu yitwara nabi gutya, ntabwo uzi impamvu agira imyitwarire itakunogeye mu ruhanduru, ugasanga impamvu wa muntu mubana agira imyitwarire runaka itakunogeye ni uko hari ahantu yahuye n'ibikomere by'amahano mu buzima bwe, ni uko hari amahano yabaye mu muryango we, ni uko hari amahano yabaye mu buzima bwe, wenda ayo mahano yabaye mu buzima bwe akaba yaramukomerekeje kandi ibyo bikomere bikaba bitarakize. Rero hari igihe umuntu abaho akaba agakura, akarya akanywa, umubiri we ugakora neza, akaba yewe yanasenga anasoma Bibiliya nta kibazo, akiga amashuri meza menshi akaminuza, ariko ugasanga hari ibikomere bitakize mu buzima bwe. Ibyo bikaba byatuma tuba ku rugo runezerewe. Bya bikomere bitakize ugasanga biri kumwangiza, none bigahita byangiza n'abandi bamuri iruhande. Rero hari umuntu ushobora kuba akomeretse atabizi cyangwa se ntabyimenyeho. Rero kimwe mu bintu bishobora kugufasha gukira, nabwo tuzabiganiraho, kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gufasha gukira ni ukubanza ukimenya, ukitahuraho ibikomere runaka. Ushaka kudukurikiye rero, wenda hari ibikomere by'amahano byabaye mu buzima bwawe, ukaba utaruzi ko ibyo biri kukugiraho ingaruka izi cyangwa izi. Imana igufashe ubashe gukira. Rero gukira ibikomere biri kwinshi, tuzabiganiraho. Hari ukugana impuguke zabihuguriwe, hari kugana abaganga babihuguriwe, babyize, bakaba bakuganiriza, bakaba baguha imiti, bakakuvura. Ni indwara ishobora gukira, ibikomere bishobora gukira. Ikindi ushobora gusenga Imana ikagukiza. Ku bantu bemera Yesu Kristo, twemera ko ari umukiza, ni umukiza w'ibyaha. Yesu Kristo ashobora kudukiza ibyaha, kandi ashobora no kudukiza n'ibikomere by'umutima cyangwa se indwara za roho. Yesu abasha kuzituvura. Hari ukubaho kwegera Imana rero, Imana ikagukiza buhoro buhoro, kugenda wegera Imana buhoro buhoro, kugenda umenya ijambo ry'Imana bikagufasha gukira buhoro buhoro, kugenda ugana abaganga babihuguriwe bakaguha imiti cyangwa se bakanakuganiriza. Byose birashoboka. Tuzabiganiraho uburyo ki umuntu ashobora gukira ibikomere, ariko muri iyi minsi turi kubanza kumenya ibikomere se ni ibihe, kuko hari igihe umuntu aba akomeretse atabizi, atabyiyiziho, cyangwa se ukabana n'umuntu ukomeretse ariko utabizi. Byose birashoboka. Reka dusoreze aha ngaha rero, tuzakomeza ubutaha. Turabashimiye abadukurikiye, mukomeze kugubwa neza, Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane.